reka ntangire nihanganisha umuryango wa Wibabara Kevin ndetse n'uwa Hagenimana Fabien babuze ababo by'umwihariko none nihanganishe inshuti n'abavandimwe baba bombi nubwo bose wenda ntaho bahuriye ariko ibyo ari byo byose bafite uko bazwi. Wibabara Kevin umumama mwiza cyane muri kubona ku mafoto watuvuyemo none ku makuru twahawe n'inshuti ze za hafi avuga ko uyu Wibabara Kevin yatuvuyemo azize uburwayi bwa kanseri y'umugongo nyuma yo kubagwa urutirigongo bikamuviramo iyo kanseri. Hanyuma Hagenimana Fabien we muramuzi cyane kubera ko yakoranye n'indirimbo na The Ben. Uyu nguyu nawe ni umwe mu bahanzi bavukanye ubumuga bwo kutabona ariko aza kuba umucuranzi kabuhariwe wa gitari nyuma yo kuyiga, hanyuma bimuviramo ndetse no kuza guhura na The Ben nk'umuhanzi yavugaga ko akunda byihariye banakorana indirimbo. Uyu nawe yatuvuyemo rero azize uburwayi bw'igituntu nk'uko mama we umubyara yarasigaranye, dore ko ubwo twaganiraga hano kuri Jaras Official TV yaduhamirije ko ari we wenyine afite ndetse n'abavandimwe be babiri. Ku kiganiro gito turaza kubumvisha mu mpera. Hanyuma rero wenda tugarutse gato kuri Wibabara Kevin watuvuyemo abamuzi cyangwa se inshuti ze za hafi zatubwiye ko uyu Wibabara Kevin yazize uburwayi bwa kanseri. Abamuzi kandi bavuga ko yaramaze imyaka itarenga 3 mu rugo rwe aho yashyingiwe i Rwamagana. Bivuga ko nyine umugabo we nawe ari mu gahinda gakomeye, ntawe urupfu rushimisha, nta ukunda urupfu, ariko urumva ko n'agahinda kisumbuyeho. So rero Wibabara Kevin umukobwa mwiza muri kubona ku mafoto cyangwa se umumama bitewe na statiye yatuvuyemo, twihanganishije umuryango we byihariye, inshuti ze n'imiryango ye. Uyu Fabien nawe wagiye none nawe ntitwabura kubwira abavandimwe be, inshuti ze bari bahuriye muri runo ruganda rw'imyidagaduro kwihangana. Dukomeze kwihanganisha abanyarwanda muri rusange muri bino bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. aho uherereye hose turakwihanganishije kandi turagukomeje, komeza kwihangana. Hanyuma ngira ngo uyu Fabien uwitwa Leandre niyo mugabo cyangwa se DJ Niol abamuzi ni umunyamakuru wa radio ndetse na TV10, niwe wamuhuje na The Ben bakorana uwo mushinga. Ngira ngo bimwe mu byo yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko ababajwe cyane no kuba uyu Fabien agiye indirimbo yari yaramwemereye ye bwite idakozwe, ariko uwitwa Major producer akaba yari yayitangiye. no kwihangana. So twihanganishije rero abari bazi Fabien mu buryo bw'imyidagaduro cyangwa se bwa runo ruganda duhuriyemo, twihanganishije abamuzi nk'inshuti, abamuzi nk'umuvandimwe, ubwo nabo mu muryango we ndetse na mama we wari umurwaje nk'uko yabihamirije Inyarwanda. Nta gihindutse rero ku munsi w'ejo nibwo Fabien azashyingurwa. Amakuru ahari avuga ko ashobora gushyingurwa Kinyinya cyangwa se Rusororo, kugeza ubu ntiharanzurwa aho azashyingurwa.
ubwo ibyo byose tuzagenda tubibakurikiranira. ni umunyempano kuri gitari wabyize guhera mu 1995. so birangiye rero cyangwa se impano ye ishyizweho akadomo none twihanganishe rero bakundaga ibihangano bye muri rusange, cyangwa se abakunze uburyo yagiye asubiramo indirimbo z'abandi, cyane cyane ko ari byo yanamenyekanyemo. Ku musozo tugiye kubumvisha bimwe mu byo twaganiriye ubwo twamusuraga akiri muzima Fabien, ariko n'abakundaga cyangwa se ababanye na Kevin namwe turabihanganishije. Nibyo ngibyo twaba tubabwiye nka Jaras Official TV. ubwo mwumve Fabien aragaruka by'umwihariko uko yatangiye gucuranga gitari atabona, uko yabayeho ubuzima bwe mu mpine. Ni bimwe mu bihe by'ingenzi byamuranze yatubwiye mu kiganiro twagiranye. Twari dufite umuntu nawe utarabonaga, bari w'umukongomani wari warize ibyuma by'umuziki byose. Ubwo rero twebwe mu ishuri ni ukuvuga ngo buri muntu yamuhaga umunsi wo kwiga icyuma kimwe. Nimba wenda nko kuwa mbere wenda nkiga gucuranga iyo piano, kuwa gatatu nkazongera kwiga gucuranga gitari. Twagendaga tubihindagura. Twabaga dufite rero ibitabo byanditse, ibitabo bya Burayi, kuko inyandiko yacu ni Burayi. Igitabo cya gitari, igitabo cya piano, mbese ibitabo by'amanota. Ni ukuvuga ngo rero nyine nuko twabyigaga. Hanyuma rero nza kugira gutya nyine, hanyuma ngo jenoside iza kuba. Hanyuma nyuma yaho gatoya nibwo nahise numvise itangazo kuri radio bati abantu baba bararokotse, nimba harimo abarokotse bagenda bavuga basoma list, bagenda bavuga amazina. Nanjye niyumvamo bati bazaze i Kigali, hari umuntu ushaka kuzabafasha. Hanyuma nibwo nahise nzi Kigali, ubwo baradukusanya badushyira, twabaga kuri Joke. Ubwo hanyuma noneho ubwo baravuga bati abantu batabona, ubwo twara abantu bageze kuri 6. Ubwo dushinga groupe, baduha umuntu uduhugura kongera kwihugura nyine mu by'umuziki. Hanyuma groupe turayikora, ntiyakomera cyane, nta biza gusa nkaho bisenyuka. Urumva twabaga dufite association, ariko nta ibintu byo kwishuri mbese kuri Joke aho ngaho. Kuri Joke aho twabaga nyine baje no ni nko ku ishuri, hari abantu baje kuduhugura, ariko ntibyamaze igihe. Ubwo mu myaka nk'itatu nibwo ngewe nibwo bahise bavuga bati buri muntu yirwaneho, yishakira ubundi buzima. Nibwo rero buri muntu bagiye bamuha gitari. Nibwo ngiye nahise mva muri ubwo buzima njya mu buzima busanzwe, ntangira rero kujya nyine nibwo wahise ujya Gikondo aho ngaho nakubonye nabanje kuba mu Cyahafi. Hanyuma rero mu Cyahafi nkajya ngenda ncurangira abantu nyine mu muhanda gutya, ngenda ntembera. Hanyuma rero nza guhura n'umugabo, uyu mugabo Werarise, tuza guhura, arambwira ati ndashaka kugira ngo tubane mu rugo, hanyuma nyine tujye dufatanya, nyine unyigishe ibintu by'umuziki. Ubwo turabana, ntangira kumwigisha gitari. Hanyuma turakorana bisanzwe, ubu tumaranye nk'imyaka hafi ndumva nka 18 cyangwa 20 turi kumwe. Nibwo rero ubwo nyine Gikondo nibwo niho nabaga ngenda nyine ncuranga gutyo, ncurangira abantu. Hanyuma nibwo naje kuva Gikondo rero, ubwo hari umuntu wahise umbona gutya, arambwira ati ujye uza ucurangira abantu mu kabari, nzajya nyine nguhemba. Nibwo yahise ankodeshereza inzu hano, hanyuma nkajya ncurangira abakiriya mu kabari ke. Ngewe mfite mama, nkaba mvukana n'abandi bana babiri
papa wanjye we yarapfuye nawe ntabwo yabonaga. Ubwo rero umuryango wanjye ubwo nyine bari i Butare.